Sia TV, best content ever. Yes, nanone reka nguhe ikaze wowe ukurikira kiriya Focus TV mu bice byose aho uri hose. Nizere ko umeze neza, nawe bitameze neza uyu munsi ndagukomeza nkubwira yuko ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizagenda neza cyane. Jado Jojata niyo mazina trending now, byinshi ugomba kumenya biri gutrendinga muri aka kanya. Turahera kuri igitangazo rigira riti polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ibi ntabwo ari ubwa mbere abikoze. Yakorewe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Ni itangazo polisi y'u Rwanda yashyize hanze nyuma y'uko uwitwa Muheto Divine, uyu nguyu ni Miss Rwanda, ni Miss Rwanda 2022 ari nayo ya nyuma iheruka, aho uyu Muheto Divine hari byinshi byagiye biba bitandukanye, ndetse kuri uwateguraga irushanwa Press Kid cyangwa se Dieudonné. Mu by'ukuri uyu mukobwa Nshuti Muheto Divine ni umwe mu bakobwa wagaragaweho byinshi bigiye bitandukanye birimo no gusinda, dore ko atari ubwa mbere nk'uko byagiye bigarukwaho. Mu by'ukuri si ubwa mbere uyu mukobwa Miss Rwanda 2022 asinze ndetse agakora impanuka ndetse bikanamuviramo kwangirika, haba ari mu isura ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ingaruka zikagenda zimugaragaraho. Kuri iyi shuro rero byabaye bibi cyane aho noneho ikirego cye cyashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha. Hari byinshi biri kugenda bivugwa ku mihanda ndetse ugomba guhita umenya. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, kandi nawe niba warayikoze ni byiza, hanyuma tugomeze tubane. Uyu Nshuti Muheto Divine yahawe ikamba ku itariki 20 z'ukwa gatatu 2022 nibwo yahawe ikamba atsinze ahigitse benshi bari bahatanye muri iri rushanwa rya Miss Rwanda, ari naryo riheruka ndetse ryanashyize akadomo kuri iri rushanwa bitewe na byinshi mwagiye mwumva byagiye bigaragaramo, harimo na ruswa y'igitsina uwitwa Press Kid yashinjwaga. Mu by'ukuri tugarutse nyuma gato ku byaha bindi yagiye akora, ibingibi byabaye nk'insubiracyaha ku itariki 22 z'ukwa 9 2023 nibwo uwitwa Muheto yakoze impanuka n'ubundi hari ku munsi wa gatanu. Yayikoreye mu gice cya Kimironko, muri Kimironko mu mujyi wa Kigali. n'ubundi ni impanuka mu by'ukuri naho yahagiriye ibikomere bigiye bitandukanye bitagiye bivugwaho na rumwe na benshi. Impanuka mu by'ukuri nk'uko nayo mbivuze yamuteye ibikomere, ariko cyane cyane ku jisho rimwe rigira ikibazo, ari nabwo yahitaga ajyanwa mu bitaro. Kuri iyi nshuro rero Nshuti Muheto Divine, nyuma y'uko polisi ibonye yuko mu by'ukuri ari insubiracyaha, uyu nguyu Muheto Nshuti Divine ari nawe Miss Rwanda akaba yatawe muri yombi. Mu by'ukuri rero tugarutse ku byaha uyu Nshuti Muheto Divine aregwa cyangwa se ashinjwa, harimo gutwara ikinyabiziga yanyoye, gutwara ikinyabiziga
wanyoye ni ibintu bihanishwa bihanwa, ndetse mu Rwanda tuzi ko bitemewe. Niba uzi ko wanyoye ntabwo wemerewe gutwara, kugira ngo benshi bakomeze birinda impanuka zigiye zitandukanye zigenda zigaragara mu bice bigiye bitandukanye. Ikindi ashinjwa kuba yaba atwara nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga agira, nacyo ni ikindi cyaha uyu Nshuti Muheto Divine akurikiranyweho, ndetse ashinjwa kuba nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga afite. Icyaha cya gatatu ari cyo kugonga no kwangiza ibikorwa remezo. Ahangaha mu by'ukuri uyu Muheto bivugwa yuko yagonze ipoto ndetse rikagira ikibazo rikagwa hasi, mu by'ukuri ari nabyo byatumye hagaragaramo icyaha cyo kwangiza ibikorwa remezo. Icyaha cya kane uyu Nshuti Muheto Divine ashinjwa ni ukuba yarahunze, guhunga nyuma yo gukora ikosa cyangwa se nyuma yo kugonga. we yahise akuramo ake karenge mu by'ukuri kugira ngo batagira n'icyo kugira ngo badahita bamufatiraho, ndetse bigateza saga ndende cyane haba mu muhanda, dore ko ari icyamamare. Mu by'ukuri Nshuti Muheto Divine ku mihanda byo niyo nkuru iri gutrendinga. nawe ugomba kumenya, niba ukurikira Clear Focus TV ugomba kumenya byinshi bigiye bitandukanye biri gutrendinga. Comment ni nyinshi, ndetse banabihuza n'ibya Preskid bavuga bati Imana ihurihuze yashatse gufungisha Preskid, none nawe biramugarutse. ni nyuma y'uko mu by'ukuri hasohotse amajwi ndetse bigagaragara yuko uyu Preskid wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda yashakaga kwaka Miss Muheto Divine ruswa y'igitsina. muribuka icyo bitaga happiness ni amajwi yagiye hanze ya Preskid agaragara ko ari nabyo byatumye atabwa muri yombi, nyuma akaza gusohoka ahita yerekera ahita ahunga agenda ava mu gihugu. byinshi kuri iyi nkuru tuzagenda tubikurikiranira ndetse tubigezaho. niba yarakoze subscribe kugeza kuri iyi nkuru ni byiza cyane, ndabishimiye. byinshi bigiye bitandukanye nahagaruka Jado Bidjata ibiganiro bya TV now.